ijambo turimo nyakubahwa komanda ushinzwe umutekano w'umurenge wacu ndetse n'abamuriye abayobozi bose mwese bo muri iki kigo, abanyeshuri ndetse n'abandi bose muri hano baturutse bari zitandukanye, bibagiwe cyane ndetse n'umubyeyi wacu Mariya Yohana wadufashije mu bijyanye no kwibuka byabasuhuje, kugira ngo jyewe ngiye kuba ubuhamya nitwa Ngabayabahina Emmanuel, nkaba mvuka muri uyu murenge wa Rubona turimo, ndetse by'umwihariko mu gihe cya Jenoside nkaba iwacu bari batuye muri aka kagari ka Karambi, ariko ahangaha hakaba hitwaga muri serire ya Mataba. Ubwo rero iwacu hari hirya gatoya y'aha tubasha kuba turi, kugira ngo mu gihe cya Jenoside hari ikibazo kimwe nigeze kwibaza ubwo nabonaga Jenoside, kugira ngo maze bivuge, nabonye amahano y'ibintu birimo kuba, mbona ibintu ukuntu bicitse, ndabyibuka nari nicaye mu ishyamba muri haruguru hariya haruguru y'amashuri, ndabwira ariko dupfuye urupfu rumeze gutya, turapfuye turashize, nta n'umuntu uzaba akora ibi bintu, ubu nta muntu uzavuga ibi bintu ngo avugiye urupfu abantu bapfuye, avuga ibi bintu bibaye pepe ubirarangiye, ndabivugaga gutyo se n'ubwo uzavuga we azabibwira, ariko nabonaga nta muntu n'ubu ufitiye umuntu ukwiye. Ariko uyu munsi nshimira Imana kuba Jenoside itararwaye, ndetse uyu munsi nkaba mbasha no kubara inkuru, cyane cyane ko abenshi bo kubibwira mwari muhari nubwo ntabashaka kubona abanyeshuri muri aha ngaha, kugira ngo icyo gihe ntekereza ko hari igitekerezo cyo kuvuga cyari hafi aho ngaho, ariko uyu munsi ndashimira Imana ko mpari, ndashimira Imana ko duhari kugira ngo tubashe kubibabwira, kugira ngo ubuhamya ashaka kubaha, yashaka kubaha ubuhamya gatoya bwa mbere ya Jenoside, ariko mvuga cyane cyane ku mugabo mubi, navuga nk'umubyeyi mubi, umugabo witwa Semanzara Aureli yari burugumesitiri w'ikomine ya Bicumbi, yariho mu gihe cya Jenoside, ariko yewe ubwanjye yiga muri pirimeri ntabwo nari nzi ko abantu ni abahutu, abantu ni abatutsi, ariko natuwe nuko mu ishuri bahoraga baduhagurutsa mu gihe cya saa tatu, nibwo bakundaga guhamagara mu ikayi yandikwaga n'abanyeshuri bose, ugasanga baravuga bati runaka w'umututsi, runaka w'umututsi, runaka w'umuhutu, runaka w'umuhutu, runaka w'umuhutu, ibyo bintu, ariko twebwe ntabwo twari tuzi inkurikizi iyo ari yo, kugeza ubwo ariko abarimu bacu bari babizi kuko bari barakurikiranye amateka, ndetse babasha no kutureberera bakabona ikintu kizabaho mu gihe kiri inyuma, ariko uko imyaka yagendaga izamuka ihita, niko icyo kintu cyagendaga cyiyongera gishyirwamo imbaraga, kugeza ubwo ibintu byagenze gutyo,
barasangiraga bari bengaga inzoga ugasanga abantu bari aho ngaho barasangira abana b'abahutu n'abatutsi ibyo byaje kuza hanyuma tukirirwa tujyana kuvoma tugira gute tukina umupira tugira gute iwacu mu cyaro ariko byagera ku ishuri abarimu bagatangira kugira gute bagatangira kutuvangura ibyo niko byagiye bigenda noneho ariko iwacu mu cyaro byaje gukaraho urugamba rwo kubohoza igihugu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri 1990 igihe rwatangiraga nibwo haje umukuru wabashijwe n'iyandikwa ry'abatutsi abaserire ba responsable iki gikorwa bigeze kugikora bahabwa amakayi umugabo witwaga Gafaranga Silvestre yari responsable wa serire yacu yaraje iwacu mu rugo byangombwa hakurikije n'ibyo ese ni ibarura rijyanye n'iki ni ibarura abahutu bagomba ukwabo n'abatutsi bagomba ukwabo bose bagomba ariko muri za 1989 nibwo urugamba rwo munsi y'ubu rwatangiye noneho habayeho uburyo bukomeye bwa sebanza bwo kwishyiraho abakozi cyane ndabyibuka kugira ngo abari muri iki gihugu bari bakuru babyibuka umugabo witwa w'intwari ajya abasha no kubona igisobanuro cye Fred Rwigema igihe bavugaga ko yapfuye ibigo by'amashuri byarahagaze imirimo irahagarara inzego bwite za leta birahagarara bategura umunsi wo kugira gute wo kujya gushyingura nako ntabwo bagendaga gushyingura bagendaga kujya guhamba abana bafata imitumba barayikorera bazinduka umuhanda bajya guhamba Rwigema ahantu habaga hateganyijwe bacukuye ikintu cy'icyobo kinini bagashyiramo imitumba bakituhamba Rwigema icyo gihe tuvuye ku ishuri nibwo twasanze mu cyaro iwacu aho twari dutuye ibintu byacitse imbwirwaruhame nyinshi barimo kuvuga bati uyu munsi ahantu ingenzi Rwigema yapfuye abatutsi bajya hejuru nibwo rero iwacu mu cyaro kuko rero nibwo hagaragaye iduka rw'abahutu n'abatutsi noneho babatangiye kwicara ku isi ese muri iyo myaka muri 1990 uvuka muri batutumba icyenda kabiri uvuka muri batutumba kugeza ubwo igihe cyageze batoranya abasore urubyiruko mu miryango y'abahutu bajya kwitoza imyitozo ya sida ariko twebwe ntabwo twari tuzi ibintu bishyashya icyo gihe habayeho ko burya yari atangiye kuvuga ibintu y'amashyaka menshi amashyaka menshi cyane ko no muri aka gace kacu hari amashyaka menshi yari ahari hari amashyaka kugira ngo ni atatu hari n'irindi yari isanzwe hari ishyaka rya PL noneho n'ishyaka rya Parmehutu noneho n'ikintu cyamutangaza urebe kuri nanga twari amahoro hari igihe wasangaga hari abahutu bari muri PL kandi icyo gihe bavuga ko PL wari ishyaka ry'abatutsi noneho igihe kigeze izo solution zajya kwitoza zahamagawe na sebanza kugira ngo hajya muri segiteri ya nzige hariya muri segiteri ya nzige ku bantu bayizi cyangwa se umurenge wa nzige ukorera mu cyahoze ari komine Gicumbi nibwo ahamagaza urubyiruko ngo bajye kwitoza ndetse muri aka gace k'inama tugira n'ibyago urubyiruko rwahamagawe ruhagararirwa n'umugabo witwaga Murasira
noneho kugeza ubwo baje gutangiza ibintu bijyanye na animasiyo muri segiteri yacu. Hariya ahantu hakurya hari akagari ka Karama niho bitorezaga. Isaha ya saa saba niho bahuriraga bakaririmba indirimbo zirimo icyo nakwita gutegura jenoside neza. Bakaza bafite ibiti by'ibibando by'ingeri bigaragara nk'imbunda, ndetse nkatwe nk'abana tukabona ni byiza, ariko yenda gikangagure tubatse ibintu by'indirimbo mbi zikuye mu bwoko bw'ibyo. Nyuma yaho rero ubwo Semanza uko byari bimeze gutyo nibwo yaje guhamagaza abari abayobozi ba serire, abayobozi ba segiteri barimo bakonsere barisonsabure n'abandi bose, arababwira ati nimutegure iyicwa ry'abatutsi. Ariko ubwo ndabyibuka byari bimaze kuba hafi nko muri 1993 rwose mu ntangiriro za 1993 nibwo ku mashuri wajya ugasanga abarimu b'abahutu n'abarimu b'abatutsi ntabwo bumvikana, ukabona agatsiko k'abahutu hari, ukabona agatsiko k'abatutsi n'abararengana, ndetse abanyeshuri b'abatutsi batangira kubigenderamo, batangira kujya bakubita igitondo n'ikigoroba, hari umwuka mubi cyane. Ibintu byari byamaze kuba bibi. Ndabyibuka umugabo witwa Gakwere twari duturanye n'umwarimu, haza kuza nyirasenge yaraturutse Tanzania. Ariko ndakubwiza ukuri, Gakwere yahamagajwe nabi kuri komine, unaze gusobanura ibintu yaturutse n'umukecuru baramutwara, ariko kubw'amahirwe umukecuru yaje kugaruka, ariko nabwo batanze amafaranga menshi. Abantu baramanutse mu nzego za batuye za Kigali batanga amafaranga menshi kugira ngo ibyo bintu babikire. Nibwo rero izo nterahamwe zakabaye, garutse inyuma gatoya, abo bantu bazaga kuririmba izo ndirimbo nibo baje kugute, nibo baje kumara muri ubu buryo. Reka ngende ngere ku itariki ya 6 ubwo twumvaga itangazo ry'uko indege y'uwari umukuru w'igihugu Habyarimana ihanuwe. Kubera umwuka mubi wo muriho, ingo z'abatutsi n'abatutsi benshi batangiye kugira ubwoba, ntabwo bigeze baryamana n'ubwo bigeze basinzira. Ndabyibuka iwacu rwose muri iryo joro ntabwo twaryamye kugeza ko indege yahanuwe ku masaha, ariko mu masaha 5 saa 6 saa 7 nibwo iwacu twagiye kumva abana ibitotsi biraje, ariko abandi ntabwo bageze barya. Kugeza ubwo mu gitondo twarabyutse tugiye kubona tubona abantu bose barasa nk'aho baciwe mu giti. Nibwo twagiye kumva itangazo kuri radiyo rivuga yuko nta muntu wemerewe kuva muri serire, rivuga ko nta muntu wemerewe kurenga segiteri ye ndetse na komine. Twumva ni ibintu bitoroshye kugira ngo bwije gutyo. Ubwo bwajya ku itariki 7, ku itariki 8 nko mu gihe cyo saa 6 nibwo twagiye kubona tubona hakurya hari kuri komine Bicumbi imbunda ziravuze, tubona byose ziracuma mu kirere, naho abatutsi bari bahatuye bitwaga ba Karande na Bishera niho bari bamaze kubica. Hariho Semanza yahamagaye uruhame rw'abantu bose n'intambwe zose abereka ko jenoside itangiye. Afata kwa Bishera ahatwikisha n'abana babo bose yambura b'intambwe ziratemagura, arababwira ati rero nta kundi, ibyo mubonye bikorewe aha ngaha ugende mubikore mu segiteri utuyemo. Ngo hari ku itariki 8 urajya ku itariki 9, izo nterahamwe zose niko zamanutse zimanuka mu masegiteri, ariko noneho baraza bageze muri segiteri yacu nibwo bakangijeho kugira ngo bajye kwica abatutsi. Ariko noneho kubera ko bari bafite amakuru y'uko babasere niko bavugaga bati abo basere nabo murimo kumva harimo abantu batari bafite ubugome bwo kwica abatutsi bitewe n'uburyo bari barabanye n'uburyo bakoraga. Ariko za nterahamwe z'isura
ziraza zikandira zikandiyeho zisanga hari abasaza zisanga hari abagabo hari abasore kugira ngo murabizi kera ntabwo tutatuga mu rugendo bati muradukoraho turarwara n'ahandi muratwite ko natwe tubabica ubwo icyaje gukurikiraho nuko barabigerageza biranga noneho kugeza ubwo batumyeho Semanza baramubwira bati ntabwo abatutsi bari ahangaha tuzabishobora nibwo bahise Semanza yafatiriye kwerekera nibwo yahamagaje kiriya gice cyanze igihariya ndetse na Kigarama hakurya hano arabwira ati ejo ku itariki icyenda muzagabe igitero muri segiteri ya Nama niko yitwaga ndetse niyibona yari segiteri kwayo kugeza ubwo baje noneho bakibona kuza basanga abahutu n'abatutsi bose bameze gute banze gutandukana bararwana ni ukuvuga aho muri aka gace barwana n'igice giturutse hakurya yari muri Zanzibar zahera hamwe ndabyibuka dufatanyije turwanira hamwe bishe abagabo babiri b'intera abagabo babiri bamaze kubica nibwo bavuze bati oya ibi ntabwo bizashoboka nibwo uwitwa Bose witwaga Maniraho ndetse na Murasira we n'abagabo bo kwitera mu rwego rwa famille nibwo yahise ahamagaza inama y'igitanganya y'abahutu bose kuri segiteri nibwo yababwira ati mwebwe murimo muri abahutu murimo muri icyo bahutu bene wabo mwakwivanguye ko ikigenderewe ari ubututsi ugomba gupfa aho hantu niho byasobanukiwe bimaze gusobanurwa gutyo nibwo bafashe ndetse umugabo wari uri muri iyo nama yitwaga Kamuguru yari data wacu bahita ako kanya bahise bamufata baramwica ubwo Kamuguru data wacu bya bintu babwiraga ntabwo uburyo bari muri ayo mashyaka nawe yari umuntu usa n'umutandi agatinya bajyaga kubyina n'abakabiri ariko bahise bamwicira aho ngaho kugira ngo rero buri jenoside ni ukuvuga ko yatangiye iwacu ku itariki 9 ku itariki 10 kugeza ubwo muri iyo nama ariko batangiye gushinga amabariyeri ahantu hatandukanye hariya ako kagari ka Karambi ku gasantere kari hano bashinze bariyeri yabashaga gukumira igakumira abatutsi bashobora guhunga bazamutse ruguru hepfo hari aho bita muri Bigaga muri aho huriro ry'imihanda ya Kigali nibwo bashyize bariyeri ndetse n'aha ngaha gatoya hariya imbere ya ririya isoko aha ngaha naho bahashyira bariyeri zibasha gukumira abatutsi nibwo abantu benshi babibonye muri aka gace bahita bahunga bahungira muri segiteri ya Burire segiteri ya Burire yari ifite amahirwe yuko yari ifite umugabo wari wose witwaga Bakurukize yari umuhutu ariko nababwira ngo ndababwiza ukuri bandi b'Imana hariho abantu hari n'umunsi hari abantu ndabyibuka Bakurukize Semanza yamutumyeho aramubwira ati hari abatutsi bahungiye iwawe muri segiteri yawe hita ufata abahutu ntibemere ko abo bantu bahari ni hafi bose nibo bahungiye ndabyibuka Bakurukize yaramubwiye ngo yaravuga ati aha padiri ati ntabwo nshobora kwica umututsi ntabwo ngenza amera amaraso niko yatumye Semanza ndetse ku munsi wa gatatu aramubwira ati uzanyitare abantu bavuga ati n'ubwita barakwica ariko nyuma ya ku itariki 11 nibwo yaje kumutuma umukozi wacu witwaga Maniraho aramubwira ati genda ushake ukuntu wica Bakurukize yaragiye mu gitondo ubwo abatutsi benshi bari bamaze kurema inkambi ihurira aho ngaho nibwo yamusanze munsi y'inka arimo gukama inka Maniraho nibwo yamukubise isasu amukubitira munsi y'inka aramwica amaze kumwica nibwo hahise hajyaho amabwiriza y'uko abatutsi bose bahungiye muri aho ngaho bagomba gupfa ariko ntabwo ariko byagenze muri ayo matariki bakomeje kwirwanaho bikomeye ubwo nabahaga igice kimwe cy'abantu bacu bahungiye Burire
noneho bari barasigaye aha ngaha ikintu cyaje kubabaho ubwo Semanza igituma nababwiye ngo ni umuntu mubi yafashe interahamwe zo muri segiteri ya Murenge, afata interahamwe zo muri segiteri ya Nzige, afata interahamwe zo muri segiteri ya Karenge, bose arabateranya abantu amamodoka kugira ngo nibyo bigeze kubabwira tugeze hariya muri santere. Abaha amamodoka baraza, bamaze kuza nibwo bose baje muri aka gace k'intanga, amazu baratangira batwika, uwo bahuye nawe bakica, noneho batangira gusansiriza n'abaturage babwira ati muhumbe umututsi ahari hose. Kugira ngo ubwo bene wacu benshi bahungiraga muri njye ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kujyana nabo, ahubwo hari umuhungu w'inshuti yanjye yari yabishe ahantu hariya, ariko uko yari yabishe yari afite se w'interahamwe mubi cyane, ariko akaba abizi ko mpari. nibwo umunsi nyina wa gatatu isi yaraje arambwira ati rero ikiriho cyo ngiye guhamagara interahamwe zize zigutsinda aha ngaha. ubwo umugabo yarazamutse, umugabo akimara kuzamuka agiye kuzihamagara nibwo navuze ntabwo biri bushoboke. icyo gihe nari n'umwana numva rwose mfite imbaraga zo kwiruka, nibwo inzu nayisohotsemo ku manywa, hari ibihuru ndagendanisha mu ishyamba byari hirya y'ako kazu. noneho nyuma yaho ubwo yagiye kubahuza araza bageze mu nzu basanga nta modoka, atangira kugahana no kugira gute no kumukira nabi. ariko ku munsi kuri uwo munsi nibwo nagiye igihe nari ndi mu ishyamba, uwo muhungu wari wubatse ako kazu nibwo yaje gushakisha ngo yarabona, arambwira ati rero papa yahuje ariko interahamwe zagiye zakuze none ugira ugaruke. ubwo naramenyekanye nijoro ndongera ngaruka muri ka kazu, kari akazu k'ibyatsi, ndagaruka urebe ko utamenya yaryamye. noneho umwana we yajyaga kuri bariyeri akagenda, ariko impamvu yo kuri yamujyanaga ni ukujya kumva imigambi y'abicanyi, akaza akabyukira ntabwo ajyagayo mu buryo bwo kwifatanya nabo. nibwo nko mu masaa munani z'ijoro ndaryamye muri ka kazu k'ibyatsi, nibwo nagiye kumva numva abantu baraje baterura cya gisenge cya ka kazu. ubwoba bwaranyishe, numva umubiri wose basa n'ufashwe n'amashanyarazi. noneho ntangira gutekereza urupfu ngiye gupfa. igisenge baraza baragiterura, noneho uko bakagiteruye buriya Imana izakiza umuntu ntabwo uko bakagiteruye bibaza ko mu masaa, ubwo ndabumva mu masaa munani, mu masaa cyenda, mu masaa kumi bari inyuma y'inzu, ariko nanjye ko ryanye sinzi niba abantu kugira ngo abana bo ntabwo babizi, hari akantu bubakaga kitwa urutaro. urutaro ni akantu kabaga kameze nk'igitanda umuntu yaryamaho. ubwo nanjye ko ryamye urubavu rumwe simbidukire nabo, umva bamwe barimo baravuga bati ariko ntawe uri, ashobora kuba ntawe uri, abandi batoya batarimo. bibaza kugira ngo saa kumi n'imwe nibwo mu muhanda hariya, mu muhanda rwose hariya kuri iriya nzu hariya aho yari yubatse akantu kaba iriya bare hariya, nibwo hamanutse inka yirukanka, abantu barimo kwirukanka bashaka kuyifata ngo bayirye. noneho abantu bari inyuma y'akazu bose bumvise inka bati nimuyifate, bagendera icyayi barirukanka bashaka yayo. ubwo mu kanya bakimara kugenda nibwo wa mukobwa ucumbikiye yagize gute yahisaza aje, nibwo namubwiye ibintu byabaye n'ibiki byose. bamwanya aho wowe cyugira udere inzu ngiye kuyisohoka uko bamaze kujya kubonera. ariko ugeze aho urasize ukuntu umuntu agira umutima, hariya hari bariyeri hariya hiriya nzu rero yubatse ahantu hariya iriya bare, hari bariyeri mbi cyane. nibwo navuze rero ko yerekana ibijyanye kuri ya mugezi, nagiye kumva numva haje n'ikintu cy'umutima, numva sinzi ukuntu bagerekanye kuri ya mugezi. ndagenda ndazamuka, maze kuzamuka njya kuri bariyeri nawe bakitega babwira ndaje kugurisha. data ntawe yigeze agira nabi, ibyo abandi bose bapfuye asigara kugira ngo ugende uti niwurishe.
ofiseri witwaga Gashira bariyeri yari imbere y'urugo rwiwe nibwo yavuze ati ariko wemerewe kwica muri kwicara yicara bazana inyama z'inka bazana inyama z'ihene ariko kuba hirya no hino bacana umuriro aho babwira bariyeri aricara barashibura bararya rero ko muganga inzara ni ikintu kibi noneho nicaye aho ngaho uburyo byose bubatanze ariko numvise birangije ubwo ndahicaye bamwe bakaza bati tuwice abandi batoya bigoroje kwica ndabyibuka bimaze kugera mu gihe cya saa 11 ubwo bari bafite inyama barira aho ngaho inzoga baza banywera aho ngaho bimaze kugera ariko barimo kuvuga ngo bamaze kwica barimo kubwira abakuru bawe runaka amaze kuboha n'aha ugize rutamaze kuboha n'aha bimaze kugera mu gihe cyangwa saa 12 abarara kuri bariyeri baraza ariko noneho bakabahana kuyica abaturutse mu gace k'epfo bakaza bati ureke tuwice abandi batoya ugende baze wica n'iwanyu nibwo wica turaza kumwica bimaze kugera ngo saa 12 saa 1 nibwo bavuze atari umuntu baza kutuwica kandi araza kutuwica kandi koko iyo biba birabifite nirakomeje ijoro n'ibishija bimeze gutya nicaye kuko nicaye kuko ndasimbuka ndabacika kwa kwishyira kuri bariyeri numva ashaka ko banyica noneho ngo byahindutse ngo numva ashaka ubuzima ndashaka kubacika nibwo bahise bafata bimaze kugira ngo saa 1 nibwo bigiye inama noneho baraboha bazana umugozi baraboha ndetse hari umukecuru witwaga Kambere Ndabibuka azana ikirago ati ngaho ibyanga ahangaha ndaryama ariko bananduye navuga igise ko nari mfite gahunda yo kubacika ubu ndabigenza biti nibwo ijoro ryose ndagira gutya bweruka nabwo ukabona hirya kuri bariyeri kabona bose barasa naho bahuriye kandi se ndebe kigende nigera se yakigende kugeza ubwo bose nabyo bimaze kuba saa 10 nibwo nagiye kubona ahantu ho kwa bahoro muri hirya hari hafi y'akagari ka Karambi numva induru zirabuze umuntu araza ati hari abakecuru n'abagabo dufatiye ruguru ya bariyeri bati mwese hari abaducitse babonetse mu kabande batubonoke wese muze tujye kwica mu batangire batashobora kuba harimo n'ibona ubwo bose uko bari kuri bariyeri bose barahagaze bamaze guhaguruka wa mugabo ureba ntizakize umuntu wa mugabo wari umusekeye n'iyo bariyeri iri ku rwego nibwo yabwira ati shaka ati so ntabwo twabanira ati nibwo ahise amukora arambwira ngo bikurikiyeho nawe wiwe nibwo naje mu ishyamba ririya riri haruguru y'amashuri y'abaturage kaza kwicara urimo kuryicaraho nibwo nabonye bya bintu byose nibwo nabonye za modoka nibwo nabonye za nterahamwe za bayamashara nibwo mu kanya gatoya nibwo nagiye kubona umuntu wese upfuye bityo ryo biva za Musenyi ngo na za Karama aho ngaho biracika nibwo nabuze nti sinzi ese Imana iracyabaho ngo nyuma yaho ibyo nigeze kubabwira ariko ubwo uko naho ngaho ubwo za nterahamwe abitwa ba Muranga nababwiye wari ukuriye iterambere muri ako kagari kacu niko barimo ku musozi induru zirimo ziravuga baragera bafasha umugabo witwaga Makuza yari atuye hirya gatoya abakukuye n'ijosi ubwo ugutwe barawirukankana bagenda berekana uburyo abantu bagomba gukora ngo abatutsi ngo baranoga kuburyo bakubise ntabwo bapfa ahubwo bakureho abayobozi bajya bayatwara nibwo yatandukanye n'igihe kandi ngo nicaye mu ishyamba barimo baraca umuhanda nibwo nacyumva nibwo ndavuze njyewe ibintu byarangiye
yahasanze yaragiye aramufata aramubohoza ati ngiye kukugira umugore abantu nawe b'isi ngiyi ariko ubwo aho naje kubabwira ubugome bwa Semanza nibwo yavuze ati muri segiteri yanjye muri komine yanjye ubwo imodoka zaba Semanza zabaga zirimo guca mu mihanda gutya zirimo kurokoka zikarimo gukorwa ndabitwaga aba inspekteri b'amashuri bitwaga ba Bisangwa bazengurukaga ku muhanda kubera bariyeri barimo gukontorora nibwo yaje kuvuga ati rero naje kumenya ko hari abasore barimo gutwara kurongora abakobwa b'abatutsi ariko ibyo bintu ntabwo ari byo mubice mubamare ntabwo dushaka kuzumva hano basigaye ari umututsi ikintu cyaje kumubaza uwo Buranga yafashe uwo mukobwa witwaga Mukagatare yarabazanye iminsi 3 abohoje kuba wari umuyobozi w'interahamwe nibwo yahamagaye abantu muri ako gace bose b'interahamwe ndetse n'abaturage aravuga ati n'impamvu ufite ubuvuzi yahishe yitwa ko azamurongora cyangwa se azakoresha ikintu atereka abahuje yafashe Mukagatare uruhame rw'abantu ahita amutera ikota mu mutima ahita amwica ati ubwo rero umusore tuzasanga mu mukobwa hazaba ibintu umukobwa tuzamwica nk'uko nishimye ariko n'umuhungu nawe azapfa nawe ntabwo tuzamusiga koko niko byagenze baragiye abari bafite abantu bahishe bose barabasohora bati mupanga mugende yari ifite ibibazo ko naguhishe ariko ntabwo ushobora gutandukana ubwo abantu babasohoye baragira interahamwe zimeranaho ku buryo nta muntu n'umwe urugishwe n'umuntu kugira ngo nk'uko nabivuga turi hariya kuri santere izo ngero nyinshi zagiye zitangwa n'abayobozi kubera ubugome bari barigishije ariko kosiye witwaga Ngabonziza yafashe baje gufata uriya mumaro wabwiraga yitwaga Mukagatare ageze n'ubwana we baramushorera baramuzana bamugeza kuri segiteri kosiye ati reka bereke urugero ahita amurasa n'imbunda umwana we bamutema icyo kintu cyatumye n'abahutu bari bafite impuhwe zibasha kubagora inaha byari bicika hari ibintu uyu munsi hari ibigenda by'abasha gusohoka gacaca yarabaye gacaca maze kubatuzana bagiye mu bitero wahishe ariko hari abagore barabaye abasazi ahita gukenyera muri ubu gataba ariko kubundabunda agategeka bakamubujeho akabavugisha induru ati nimumwice abagore kugira ngo yarisubiye inyuma gatoya uko abatutsi bishwe muri aka gace ubwo ngewe nk'uko nabibabwiye yaje kuva muri cya gihugu nari yihishe bwari bumaze kwira ndavuga ni hari umuntu witwa Rusanga rwari inshuti y'iwacu reka njye kumureba nibura njye bikoresha yaragiye ariko bimaze kugera ku mugoroba nibwo igitero cyo muri santere yarabona hariya baje igitero cyageze ku muryango wa porotori twari twicaye muri salo umugore yaje yirukanka aravuga ati barakwishe cyane muri salo yirukanka bitajya gushyira ni ubwo buryo yagiye yaragusa ariko hariya muri santere iriya santere yarabona ubona
byari byaracitse. Abantu barabaye interahamwe, abarimu barabaye interahamwe, abanyeshuri barabaye interahamwe, abagore barabaye interahamwe, bose imiboro ayose cyane. Bongera bajya kuri Sebanza, ubwo ndabyuka yari yarazanye imiboro muri misiti, bahakurana imiboro mishya ku buryo wahoraga n'umuntu wese nguye ku ruhushya. Naje kuva i Rubona, naje kumenya ko bene wacu bari kure hakurya hariya, ndavuga inzira izanjyaza kugura iriya uzanjyanye gutanga abantu. Ubwo naramanutse ndagenda ndimo kubundabunda mu ntoki kugeza ubwo nageze mu gishanga cy'umuceri hariya cya Rubavu. Mu gishanga bageze ariko byose yose n'urusosi ibintu byacitse. Ndagenda nageze mu gishanga cy'umuceri, iyo ukizamutse gutya gatoya, ubwo hakurya hari umusozi witwa Kabuya, haruguru hari uwo musozi wo kuri Abatutsi bari bariho aho bari bambagiye. Nibwo interahamwe zaturutse ahantu hitwa Ibuyaga ziraza, zimaze ngiye kumva numva amafirimbi, numva induru n'urushyi. Nibwo nageze ahantu ndasutse mu kayira gutya, nibwo nasanze ahantu bagize ibipapuro byinshi, hari ivarisi bashwanyaguje n'ibipapuro byinshi. Noneho ndagera asanga umusaza arahagaze. Buriya reka mbabwize ukuri, iyo utazapfa nta kintu. Nsanga umusaza arahagaze ari muri bya bipapuro bye. Umusaza arambwira ati, mwana wanjye, mu by'ukuri ntabwo twari tuziranye. Ati, hano mbonye bindana muri moto, sinzi ukuntu yaje. Ati, narigiye kwitwara nibura kugira ngo zajye ngenda ziriya nyamaswa. Ati, ariko iyi rangamuntu ni iy'umwana kandi igiye mu musaza. None iyi ndangamuntu igerageza uyitware, nuhura nabyo uzajya ubiyiruka. Igihe ndimo kubitekereza, nagiye kubona umuntu ba bantu baturutse Ibuyaga, cya gitero n'imbwa n'ibiri n'ibiki byose, baturuka ruguru, induru zivuga bati ngabo 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 ngabo. Nahise mfata inzira ndavuga, wa musaza naje gusiga umuhanda. Bamwe bakata bajya kureba wa musaza. Umusaza baragiye bamukurisaho ikintu cyitwa ibihuru. Ubwo uko nakagiye ndagiye ngeze imbere, barafashe bafashe bati batangira kumanika imihoro. Bamanitse imihoro, ariko yewe bigenda aho n'umututsi. Ntabwo n'umututsi batizaye indangamuntu yawe. Hari ntabwo nenda nasomye, numvise ibyo uwo musaza yabwiye, ntabwo nenda nasomye. Ubwo ne handitse n'iki indangamuntu muri mu mufuka y'abahereza. Wahereje wambwira uti, ariko ntabwo atari umututsi. Wakomeje gutyo wagatsindwa n'Imana. Ndabona atari umututsi. Ariko imihoro yegeranye bike. Ati se batoya, ubwo hari ibindi ibigabo bibi rwose warebaga, iyi sura y'umuntu urabona atari umututsi. Iyo ugeze ku ruhande, ariko muzabona abahutu twebwe tuzakomeza kuba babi. Uriya muntu tugomba kuba mwiza. Birangiye uko barimo kubisiganira gutyo, noneho wa musaza bamaze kumurangiza, n'abamaze kumurangiza bose baje. Nibwo bavuze batuya, ati mbaye tugende. Ati ntabwo tugushira mu kiyaga mbaye tugende. Reka gende mu mutu rwose, mu mutu ntibugite mu mutu, ubwo turakiye. Ati se uri burategeye? Ntangira kuba bishyiriye we. Iwacu ibintu byaracitse, ni abahutu. Ubwicanyi bwarabaye, birangije abantu baturuka mu gace ka Zanzibar baraza baratwicara, abahutu baricara, abatutsi baricara, twese turahurira ababyeyi banjye baragiye. Batabyemewe n'abahutu, ngiyi n'abahutu. Birangije ati tugende. Ubwo turagiye, ariko tugeze
ahantu ku gasozi twitegeye umusozi wa Murire neza, niko babaye abagabo batatu bati uyu mwana arimo aratubeshya, tugiye kwica abana batutsi bari hakurya hariya, ariko ibyo turabimenye neza tumaze kubona bene wabo. Ubwo niko bagiye yabwiye niba Imana yafashaga nibura akagenda bakageraho. Ubwo nibwo twagiye tumaze kugenda, noneho babatutsi bene wacu bari bari ku musozi, niko batangiye kubishyira byinshi cyane barimo kwirwanaho. Ubwo abagabo bari bashinze bazagera hamwe, nibwo nageze gutera bahita birukanka bahita bavuga yajyanye, nanjye nibwo ngiye sinjya gute nirukanka asanga bene wacu. Nuko uko nagiye ngira ngurire, ariko bavandimwe nshuti zanjye, ibintu ndaboneye kuri kariya gasozi ni ibintu biteye ubwoba. Nkimara kwagera kuri uwo munsi nari nzi ko nibura ari ubuhungiro nabonye. Ubwo ndabyibuka ngo basahiye hari interahamwe zari zaturutse kuri komine Gicumbi, zari zaje ari abapolisi n'abasirikare n'ibiki byose, baraza bahagarara cya gitero cy'abatutsi bari bongeye kuri uwo musozi. Ariko icyo gihe ntabwo bari bafashe, ubwo gato nyuma gatoya nibwo baje abasaza babishamo imyambi, abasaza barakubitamo imyambi, bararasa amasasu kugeza ubwo batesheje imodoka yari yabazanye imyambi bamereye nabi, imodoka baraza barayitwika. Bakimara kuyitwika uwo munsi nibwo nanjye nabonaga ngerageza mu mugambi ngo nicare maze kwa ngo basakire. Nibwo bagiye bazana abo bapolisi, baragiye bageze kuri kaburimbo babohereje no kwa Semanza. Icyo gihe ndabyibuka urugamba rw'inkotanyi bavuga ko rugeze kuri za Rukara, nibwo bahuye noneho n'abashefe b'umuhanzi wabo abashefe. Nibwo Semanza yababwiye ati mwebwe murimo murajya kurwana n'inkotanyi mu Mutara, kandi inkotanyi zamaze kugera muri abantu bamaze no gutwika imodoka ya komine n'urubobo n'abasivili. Nibwo noneho babashefe bageze haraguriye ku ruganda barwa hasi, bahita bavuga bati ese nuko bimeze. Babashefe bose baraza, baje baza ku muhanda nyabira imodoka by'abasiriya binini baraza. Niko batangiye noneho kuvuga uko umusozi bagiye kuwutsinda. Uko umusozi umeze gutya bakoze inyuguti imeze nka U, umusozi barawuzenguruka. Muri uko kuwuzenguruka abashefe buriye ibiti, ahasigaye buri muntu akajya imbere ye imbunda yitunze gutya, agenda arasa. Barasa nta kuvuga ngo aragira gute, ararasa umuntu abonye ipantaro yambaye, amasasu ameze gutya. Niko bagiye bagarika imirambo n'ibiki byose, aho bari abantu bateraniye bagakubita amagrenade, abantu bagapfira icyarimwe, kugeza ubwo bageze mu ndano n'indani nyir'izina, aho abakecuru bari birunze, aho abana batoya bari birunze. Ubwo abagabo barwanaga n'isogera hamwe, ariko abana n'abakecuru ahantu bari babashyize hangana n'aho turi, kugeza ubwo noneho bageze muri iyo nkambi neza. Baravuga bati ari imihoro nibujye bo muteme, ari imihoro baduka muri ba bana, baduka muri ba bakecuru, baduka muri ba mama, amagrenade avuga, ibintu biracika, mbega bo kanyuma. Gusa abantu barapfarika baratwara yose ku gihe cya nimugoroba. Nibwo bavuze bati rero abantu bakitse ku giti cyo kuba bari bahari benshi, hari abari bacitse amaguru, hari abari bagiye mu ngoma bavuyemo inyama zo mu nda, bati nta kundi wacitse ku icumu gake tugende. Kugeza ubwo igihe cyageze ba bandi bahungiye nk'aba, ubwo bitwaye ko basaga inkotanyi, hari abageze nk'aba, hari abaciye za Gishari, hari abaciye bose niko bagiye bava imihanda yose. Noneho ikintu cyababaje abantu bahungiye nk'aba, baragiye barayobora.
kuzahura n'inkotanyi ariko ntabwo bigeze bahura nazo baragiye bageze nk'aho muri Burabira hari ahantu hitwa ku Bubuga baragiye bahasanga interahamwe zirimo n'abasirikare barangije barabafata babicaza hasi babambura imyenda bari bambaye yose bababohera inyuma baravuga bati tugiye kubasubiza muri komine Bicumbi ntabwo uyu murongo twawemera ahangaha muri komine yacu ngira ngo icyo gihe hajya kugira ngo Zarama yari muri komine ya Kabarondo ndakeka fandise muri Kabarondo muri Kabarondo noneho kugeza ubwo bafashe umugabo witwaga Rutebuka hari umugabo w'interahamwe witwaga Muneza ngo bari bariganye ati Rutebuka we va mu bandi Rutebuka ati se nzana n'umwana wanjye nzana n'umwana wanjye kubera ko bari bariganye yari azi ngo kujya kutagira kugira neza aramubwira ati wowe yahariye muri Karakazo bamuteye inshinge z'amazi inshinge z'amazi barangije ubwo sinzi ko amazi sinzi icyo bakoraga bya bintu barangije nibwo barabicaje muri icyo kibuga bafata abakobwa bati tubereke yuko nta kintu uzagira gute uzageraho bati tubereke yuko nta kintu uzageraho gute utazarokoka nibwo bahise bagira gute bafashe abakobwa bagera baca muri ikibuga bafata ubuhoro bagenda bakora hamwe ikibuga hari umukobwa witwa Mukagatsinzi niwe babasha bamutegura kugira ngo rero inzira y'umusaraba twanyuzemo niyo ngiyo kugeza ubwo tugize amahirwe ahubwo muri iyo minsi ubwo twari aho ngaho mu bice bya za Kabarondo bimaze kugenda gutyo inkotanyi zari hafi y'uko zari zageze inkotanyi zigeze muri nibwo aka gace k'intaka zahise zigasigaramo abarokoka barorokoka abapfuye barokoze ariko bavandimwe mwese muterana reka mushimire inkotanyi zakoze akazi katoroshye zarwanaga na ziriya nterahamwe ariko barimo no kurokora abantu bapfuye ariko barimo kubakura mu misarane ariko barimo kubayega kugira ngo bageze kwa muganga bakoze akazi katoroshye rero bose inkotanyi ndazishimira cyane kandi namwe muzajye gukomeza muzishimire reka nsoreze aha ngaha nkomeza kubihanganisha babwira ngo twese twibuke